Sasa rero twakomeje ku gice cya kane ku bari kuvuga umugabo wa Yifanshi batazi ko ari uyu nguyu boss wabo. Barakwereka uyu hano yaje abaza ati mwe murakeka hano ari ubuhe bugoryi murimo kuvuga. Ni secretary w'uyu musore avuga ati ntago ndi kuvuga kuri wowe, ati n'abandi bakozi bose mukorana ni ibiki mwari murimo kuvuga. Dore sasa ngo umukobwa aratangira kubaseka kuko uwo barimo gutuka aramuzi. Avuga ati guhera uyu munsi mwese uko muri ahangaha ati buri wese turaza kumukata bonus ari kuzahabwa uku kwezi. Barakwereka uyu nguyu sasa yamenye yuko uyu musore yamufatishije kubera umukufe y'ibyinde, kubera umukufe y'ibyo mukobwa wacu Yifanshi yahise atangira kwibonekeza kuri uyu boss wabo avuga ati biting, ati ibyo bintu rata koko nibyo mugiye kudukata abonase mwari mufite, ati nanjye ndimo. Umusore yanga kumwiteza hano sasa mu bantu aramusebya, ndetse hari inyuma hari Yifanshi arimo kubaseka kuko arabizi impamvu babakase bonus bari kuzahabwa nuko rwose bakoze iki batukaga umugabo we kandi ari uriya boss wabo. Undi avuga ati rata ko kubera iki ubundi uriya president Jani yaguhamagaye muri office ni ibiki by'ingenzi aragiye kukubwira. Ati tubwire ni ibiki we na president Jani mwari mugiye kuganira muri office. Undi avuga ati kandi nuze kugira ikintu uvuga, ati rwose ibyo ngiye kukubwira hano ni ibanga, ubanza agiye kubabwira yuko agomba kuba yamubera umugabo. Undi avuga ati uriya mureba rwose Yifanshi, ati rwose nta kintu na kimwe afite kuba yakumva. Barakwereka muri ako kanya bahise bamubwira ati none se Yifanshi ntago ibyo twakubwiye rwose wabyumvishe, ati dore n'ubundi boss aragiye, ati rwose ikirori turimo, ati rwose utegetswe kuba wazana undi muntu cyangwa se wasana n'umugabo wawe. Ati rero ati bitari ibyo ngibyo dukurikije amabwiriza ya company yacu cyangwa se dukurikije hano ibitugenga, ati mu gihe ufite umugabo kandi ukaba udashaka kumuzana ngo ahure n'abantu bo muri company, ati twanakwirukana cyane yuko tubifitiye uburenganzira. Barakwereka umukobwa feri ya mbere yamaze gusitswa nuko bariya batukaga uyu nguyu boss wabo abumva, ndetse hano sasa yaje kuba yamuganiriza. Numbaze ngo niki aje kumusaba. Undi aranje amubwira ati uyu munsi rwose dufite ikirori cya company iri joro, ati rata waza ukamagararira nk'umugabo wanjye, ati ndakwinginze rwose uze kuza tujyane. N'ubundi ni umugabo we ariko yaje kumwinginga kuko arabizi mariage yabo ni fake. Barakwereka umusore hano yatangiye kuba yakorora niba byaramukanze kumva uyu mukobwa aje kumusaba ngo aze bajyane. Undi aranje avuga ati impamvu ndi gukororera ganda rwaye yamwumvishe ari kubwira bari abashuti be ngo umugabo wararwaye ntabwo yaza. Umukobwa avuga ati ariko se koko urarwaye? Undi arangije abaza muganga we nawe abari aho ngaho ati muganga uri kubona nsigaje igihe kingana iki kuri iyi si kugira ngo nipfire? Umukobwa yahise abibona yuko uyu musore adashaka kuba yaza ngo ajyane nawe mu kirori. Arangije avuga ati se kandi ndakora iki bara abakobwa naho ko bamereye nabi? Ati rwose wakabaye uza ukajyana nanjye kubera yuko abantu bakora muri iyi company bambwiye ngo iyo utazanye umuntu wawe ati banakwirukana. Undi avuga ati ariko se ayo mategeko ninde wayashyizeho muri iyi company? Ati rwose niba nta kibazo ati ndibuze gushaka umuntu akuvuganire, ati ariko nanone igihe mfite urugendo ngomba kuba nakora. Wibuke niko yigeze no kubwira uriya mukobwa ngo ni hano isharo ngo afite urugendo rwo kuba yajya mu Burayi. Ati rwose wa mukobwa we ati ngiye mfite kuba nagenda, ati ariko se nanone ntabwo ufite ikibazo yuko ninza nk'umugabo wawe bazagenda bakwirakwiza ibihuha buri wese namara kumenya yuko ndi umugabo wawe? Ati se urakeka hari ikintu uraba ugihishe buri kimwe kiraba kitagiye hanze? Umukobwa avuga ati n'ubundi ati nubwo ibyacu ari ibanga, ati ariko n'ubundi igihe kimwe bizageraho bigaragara. Ati nanjye ntabwo nakifuje yuko bijya ahagaragara, ati kuko byatuma niberaho mu buzima bwanjye bisanzwe. Ati rero niba udashaka kuza nk'umugabo wanjye mu kirori ndeka nigendera. Agakobwa karivumbuye. Undi avuga ati nubwo rero uri umugore wanjye cyangwa se umukobwa nubwo uri umugore wanjye, ati rwose ntugatekereze yuko rwose wakinjira mu bintu byanjye by'ibanga cyangwa se mu buzima bwanjye busanzwe. Ubwo ngubwo rero niba nkuhakanenda guhakana ugomba kumenya yuko hano mba mfite akazi ko gukora. Undi avuga ati sawa, ati nanjye ntabwo nigeze ninjira mu bintu byawe cyangwa se no mu kazi kawe, ati guma aho ngaho nanjye reka nigere mu kazi kanjye. Umusore avuga ati ariko ubundi kubera iki uba wigeze nkaho utanitayeho cyangwa se nta kintu na kimwe witayeho? Umukobwa nawe agenda amusubiza avuga ati se ubundi ni iki gishishikaje kuri wowe cyatuma nkwitaho? Asiga anamubwiye nabi cyangwa se anamukatiye. Umusore hano yasigaye yitekerezaho avuga ati ariko boss nkanjye abakobwa bose baransareba banyifuza, ubundi agakobwa nka kariya kibonamo ibiki?
uyu musore ariko nawe urebye neza bisa nkaho rwose uyu mukobwa amukunda. Barakwereka yahise ahamagara sekreteri we Shi aranje amubwira ati canceling urwo rugendo nari mfite rwo kujya mu Burayi, ati rwose uyu munsi ndaza kwa attendinga ikirori cya company kibuze kuba iri joro. Bivuze ngo nubwo yari yihagazeho ariko abonye yuko arakaje uriya mukobwa yifanshi birangira amwemereye. Barakwereka sasa no mu kirori cy'abakire hari ababa bashinzwe gucuranga piano, abashinzwe buri kimwe ndetse babyabereye ahantu hahenze cyane. Abakobwa nabo ngabo ndetse bahageze kare. Barakwereka hano rwose inkuru zabo ziba zigikomeje ndetse bagenda babara akantu ku kandi ariko nanone ariko bagenda benjoyinga umuziki ndetse na manager wabo ari aho ngaho rwose ku cyo kurya kimeze neza. Mwibutse yuko wowe utarakora subscribe hano ku nkuru yacu urimo kugenda rwose ucikwa, kuko nahandi hano uzigera usanga filime cyangwa se episode ebyiri ku munsi. Ndetse ikindi kandi nimukibagirwa kujya muri comment ngire uko mwifuza cyangwa se uburyo mukeneye ko filime nazibahamo zimeze cyangwa se filime mukeneye ubundi arizo mbakorera, kubera ko buri kimwe hano nkora nyikora ku bwanyu, mudahari nanjye nakabaye ndi gukora ibindi. Barakwereka sasa hano manager wawe yahise avuga ati kabisa ndumva aka kazi ki kameze neza kari gushyira umuntu muri mood. Ati rero iri joro maze gufata amakuru yuko president cyangwa se umuyobozi wa company yacu ari buze kwatendinga iki kirori. Ati rero rwose mutaza kugira ibibazo muteza. Abakobwa bavuga ati nuze kugira ikibazo. Ati se ubundi ko bari baduhakaniye ngo ntago azaza byarangiye gutera. Barakwereka uyu nguyu yatangiye kwishima avuga ati ngo bagiye kuza kubonangaza ko azashyingiranwa nanjye cyangwa se ko azambera umugore. Uwo ninde? Ni Hani Sharo. Akomeje kugenda arira kuri wa mukofesi cyangwa se kuri J Dependent ya Yisheng yibye cyangwa se yuriya mukobwa ngo ni Yife Feng Sheng. Barakwereka muri ako kanya uyu yakomeje ababwira ati rero mwese mugomba kwitwara neza. Undi avuga ati ariko se kubyerekeye perezida cyangwa se kubyerekeye perezida, ati rwose nemubitindeho. Ati ndizera yuko rwose uyu munsi cyangwa se uyu munsi mwese muri buze kumenya ikintu kibanga cyangwa se ikintu cy'ingenzi kiri hagati yanjye na president. Uyu nguyu azi yuko uwo boss wabo agiye kuza kubwe. Barakwereka muri ako kanya umukobwa wacu nawe yaje yakerewe. Abana ati yifenshinga ngiwe. Ati se kubera iki uje muri aya masaka cyangwa se kubera iki ubundi uje wenyine? Aba n'abakobwa bakorana n'uyu bamubaza ati yifanshe kubera iki uje wenyine? Ati ntabwo wakabaye uzana n'umugabo wawe ra? Bavuze yuko amakupure agomba kuba yazana n'abagabo babo. Ati wowe kubera iki uje wenyine? Sasa hano batangiye kuba bamwota. Azi yuko umusore yamuhakaniye cyangwa se uriya musore ngo ni Mr. Jeanne yamuhakaniye. Avuga ati yewe umugabo wanjye byanze kuba yaza hano, ati afite byinshi arimo gukora. Bandi bavuga ati none umugabo wawe ntabwo ari buze kuza ahangaha ngo dusangire ibya nimugoroba? Ati ariko se wasanga umugabo wuriya mukobwa rwose arimo kugenda aderivaringa ahantu ibiryo, ubwo urumva ari gute yari kubona umwanya? Bamubwira ati rwose mu kanya CEO ari buze kuba ari ahangaha mu minota mikeya. Uwo ngo ni Hani Sharo ndetse amakuru aba yayafatiye ku gihe. Ati rwose urabyumva ute ndamutse nkuhaye ahangaha? Barakwereka yahise afata iki? Yahise afata twa tubaga cyangwa se agasakoshi tumwe bitwaza. Avuga ati urabyumva gute ndamutse nkuhayeho amafaranga ukohereza umugabo wawe akishyura amadeni arimo, ubundi akaza hano mu kazi kacu cyangwa se akaza hano tugiye gusangira? Ati biramuha amahirwe yo kuba yanahura na CEO wacu. Ku muntu w'umugabo wawe cyangwa se ku mugabo w'umukene nk'umugabo wawe, ati nta mahirwe akomeye kuri we. Ati ayo mafaranga warebye uburyo yamwoherereza ni uburyo bwo kumusuzugura ndetse no kumwumvisha yuko umugabo we aciriritse. Ndetse uyu yatangiye kwiyumva nk'umugore wa boss wabo, n'icyizere ndetse na confidence hano byazamutse. Avuga ati ndabizi yuko ayo mafaranga nkuhaye aho ngaho ati yakishyura icyumweru umugabo wawe yari kuzakora cyose, ati ndetse ndaza kuba muhayemo n'akaruhuko. Barakwereka uyu yifenshi nawe yarahagurutse arangije atangira gutoragura amafaranga uko bayamujugunye. Ati ikindi kandi wa mukobwa umenye neza yuko imbere ya CEO rwose ntabwo ugomba kuba wagaragaza urwo rusura rwawe cyangwa se ntabwo ugomba kuba wakigaragaza. Ati jya kureba umugabo wawe ubundi umuhe ayo mafaranga nawe azanga, mbese ni ngo mu buryo bwo kumwiruka cyangwa se uva ahangaha tutakubona mu maso yacu. Arakwereka undi yarayatoraguye yose uko yakabaye, arangije nawe arayamujugunyira. Sasa uyu mukobwa urahango ni yifenshi nawe azi kwirwanira, ntago aba akeneye umuntu uri munyuzamo cyangwa se umuntu umusuzugura. Hani Sharo avuga ati ati gute watekereza kunsuzugura gutyo? Wibuke uyu ni mushya.
undi amubwira ati none se urakeka yuko amafaranga rwose agereranwa n'agaciro k'umugabo wanjye? Ati kabone nubwo yaba ari kuderivaringa ibiryo, ati ntabwo nta mafaranga wabona aguza agaciro k'umugabo wanjye. Ati ndetse nta nubwo umugabo wanjye yakwifuza kubona umukobwa rwose uteye iseseme nkawe, aramucyurira aramutuka. Ati ikindi kandi ati rwose kuba CEO yaba agiye kuza ahangaha cyangwa se yaba atagiye kuza, ati rwose njyewe ibyo ngibyo ntabwo bindeba, cyane yuko umugabo wanjye agiye kubivuga ahita avuga ati rwose nta naho ahuriye namwe, yanga kubivuga yuko ari we CEO wabo. Umukobwa atekereza ati n'ubundi uriya musore nta kintu kidasanzwe, nta mpamvu yuko muvuga. Abandi bavuga ati ariko agakobwa nkawe k'akanyakero katigeze karangiza na segonde, ibyo ngibyo bakomeza babimusubiriramo. Ati ubundi urakeka umugabo wawe ari mugabo nyabaki? Ati n'ubundi iyo ari favor twe tumugiriye yo kuba yaza ahangaha, none ubwo ku giti cyawe urabihakanye. Ati ahubwo nyuma yuko ibi byose birangiye, ati ugomba kuba wasaba imbabazi hani Sharo. Ati wa mukobwa ubundi uhamwubahutse kandi uranarengera. Ati wibagiwe yuko ahangaha hari amategeko ugomba kuba wakurikiza nk'umukozi mushyashya cyangwa se nk'umuntu mushya mu kazi. Umukobwa avuga ati ariko ubundi ni iki cyatuma nsaba imbabazi? Ati ndasaba imbabazi se ni iki kidasanzwe nakoze? Ati Mr. So, ati we wari uraha kuvana mbere, ati ndetse ibyabaye byose hano wabibonye, ninde watangije ibyago, ninde ugomba kuba yasaba imbabazi? Noneho mbwira. Ubwo ari kubaza Mr. So uyu nguyu manager wabo. Manager wabo arangije arabitegereza aravuga ati sawa, wumve ese uyu manager wabo we araruca ati. Undi avuga ati mwese rero ati rwose mugomba kurikira aho ngaho kuba mwareberana uko umwe ameze cyangwa se uko undi ameze. Ati CEO cyangwa se umukuru wa company yacu, boss wacu mukanya ari buze kuba ashyitse ahangaha. Ati rero ntabwo nshaka yuko mukomeza kuba mwatiza ibibazo mbere yuko ashika ahangaha. Ati ntabwo nshaka yuko rwose asanga ahangaha muri mu ntunganya zidashira. Barakwereka muri ako kanya uyu nguyu Yohani Sharo yahise ahaguruka avuga ati mana yanjye, igikomo cyanjye nari nambaye se kandi ahangaha kigiye hehe? Ninde ufashe igikomo cyanjye? Abandi bavuga ati cya gikomo cyawe waguze miliyoni 5 z'idolari zose. Ati cyane rwose nari nyambaye none ndakibuze. Ati none se igikomo cyawe cyaba kigiye he? Ati cyangwa waba wagitaye kuri company? Undi avuga ati mukanya gashize nari nyifite kandi narindi nacyo hano rwose nta hano na hamwe nigeze njye. Ati ariko kuva yifanshi aje uyu mukobwa wasanga ari we ugitwaye, none kuki kigiye rero ari uko yifanshi ahashyitse? Abanga babo bashaka ikintu cyose bakora kugira ngo bashotore uyu mukobwa Undi mugenzi warangije avuga ati cyane rwose ati yifashi agombe kuba ari we wibye igikomo cyawe, none se cyaba kigiye muri aka kanya kandi kuki kibuze ari uko ashyitse ahangaha? Ati rwose uriya mukobwa niba hari umuntu hano wakiba, ati nta wundi nturiya mukobwa kuko niwe mukene wenyine uri hano muri twese. Ati ndetse ni nawe uje mu kazi vuba afite inyota y'amafaranga. Umukobwa yarabibonye yuko bari kumusuzugura avuga ati mu minota mike yanshyitse ahangaha nta n'igice cy'isaha kirashyika, muri gukeka yuko hari ikintu ngewe nibye? Ati akanya gato yamaze ahangaha. Aba bakobwa bose nta numwe umushyigikiye, ariko ahangaha sasa ubusanga bamwe bagendera mu kigare cy'abandi kuvuga ngo uriya hano rwose kuko bose bamwumva bamwubaha, nanjye ngomba kujya mwumva. Bose bahaguruka aho ngo bavuga ati none se wa mukobwa urakeka ari nde wundi hano wakiba? Niba uri guhakana yuko atari wowe, urakeka ari nde wundi hano wakwiba? Ahubwo wowe ugomba kuba wakorwa n'isoni kubera ibikorwa byawe. Uyu Yohani Sharo nawe asongamo avuga ati n'ubundi nari mbizi yuko nta kintu ushoboye gukora nk'icyo ngicyo wa mukobwa we. Ati rwose usibye kwiba no kugenda ureshya abagabo b'abandi, ubundi hari iyindi mirimo uzi gukora kurusha indi nk'iyo? Umukobwa rwose yarumiwe kubona abakobwa hano bari kumushinja yuko atwaye ikintu. Barakwereka uwari umwegereye hano yahise afata isakoshi avuga ati mureke turebe mu isakoshi niba nta kintu kirimo, byose yahise abijugunya hasi. Ndetse barakwerekana ka gakombo uyu mukobwa yahawe na sogokuru wande na sogokuru wuriye Mr. Jani kikubise hasi karamenagurika kaba kameze nk'akarahure. Ikindi kandi wibuka yuko bavuze ngo karahenze cyane ndetse amafaranga kaguze nta nubwo wayabara. Umukobwa avuga ati murabizi yuko iki gikomo mumennye ahangaha ari icy'umuryango wanjye cyangwa se ari icyo mu muryango w'umugabo wanjye bamaye. Ati gute mwatinyuka gukora ibintu nk'ibi ngibi? Barakwereka umukobwa yahise yunama hasi atangira kuba yatoragura ibimene bya cya gikomo bamenye cyo umusaza yamuhaye cyangwa se sogokuru wande sogokuru wuriye Mr. Jani.
barakwereka umukobwa uri aho ngo yatangiye kuba yamukandagira. Wibuke uyu niwe uhora uteza ibibazo kurusha abandi nubwo biba byatangijwe n'uriya Hani Sharo. Yakomeje amubwira ati Riyo ati wandetse koko cyangwa se waretse kunkandagira, ati urabizi yuko uri kumbabaza, ati nkuraho izo nkweto zawe. Undi avuga ati agakobwa nkawe kakajura ubundi gute utinyuka kuba wakitwara gutyo mu gihe turi kugushinza ibyo wakoze. Arakurika uyu yakomeje kumukandagira wagira ngo ntabwo ari kubona yuko boss wabo yahashyitse. Wibuke uyu manager wabo yari yababujije ati mureke gukomeza muteza ibibazo, ati kubera yuko mu kanya boss wacu ari buze kuba ari ahangaha. Barakurika umusore yarahashyitse asanga umugore we ari aho ngaho hasi. Wibuke niwe watumye ahagarika n'urugendo nubwo yari yanze kubimwemerera, ndetse asanga aho ngaho rwose hari umuntu uri kumubaza ati ubundi umugabo wawe ninde we muhuriye. Barakurika boss wabo hano yaje avuga ati ninjye mugabo, ninde ubifiteho ikibazo kuba yaba ari njye mugabo we. Abari aho ngaho bose sasa barumiwe. Umusore aje abishimangira ati ninjye mugabo we. Akaranga kari karimo kumukandagira katangiye kuvuga ati se Mr Jean arahangaha, ati Mr Jean ati rwose umbabarire, ati yifanshi, ati kubera iki utatubwiye ibyo ngibyo na mbere. Barakwereka Hani Sharo yakomeje abitekereza ati none se Hani uriya Mr Jean ntabwo ari ngewe aje kureba. Uyu nguyu yahise yirukanga ngo ajye kwibonekeza. Umukobwa sasa abakozi bari ahangaha bamurambiwe ndetse yanabaguriweho pe. Umusore aranje aramwitegereza areba n'uburyo yabaye, ndetse bavuga ati uyu nguyu Hani Sharo aza abaza ati none se Mr Jean waba urimo gutebya cyangwa se waba urimo gukina kuvuga yuko uyu mukobwa yifashi ari umugore wawe? Ati ahari wenda nuko haba hari ikintu cyiza yagukoreye akaba ariyo mpamvu rwose nawe uri kuza kumufasha imbere yacu. Umusore arangije arababaza ati ndashaka kumenya ninde wakoreye ibingibi uyu mukobwa, ninde watumye ajya hasi. Abaranga bose barikanze ndetse n'uyu nguyu secretary w'uyu musore arikanga akibona yuko cya gikomo cy'umukuru w'umuryango wo kwa Jean cyamenaguritse. Undi arangije avuga ati none se kiriya ni cya gikomo? Uwo ni secretary avuga ati kiriya ni cya gikomo gitwaye agaciro k'amafaranga menshi cyane cyamenaguritse kuriya. Ati yewe ibintu biri buze kuba bibi cyane uko bigaragara. Uyu nguyu rwose Sharo akomeza avuga ati none se kiriya gikomo kiri hariya ntago ari igikomo kiri aho ngaho gisanzwe cyamenetse, kubera iki mbona ubundi yabigize ibya danjura mukobwa? Ati fanshi rwose yigize nkaho agikunda cyane. Ati ko niba ugikunda nta kibazo, ati rwose online habaho ibindi byinshi nk'ibyo ngibyo, ati ndakugurira ibindi bikomo nk'ibyo ngibyo 1000. Umukobwa avuga ati urakimenaguye none uravuga yuko uri buze kungurira ibindi? Ati se ubundi wabona amafaranga aguze iki gikomo? Ati cyangwa wowe wakumva umeze utendamutse mfashe igikomo sogokuru yaguhaye ngakimenagura? Ati rero nuze gutekereza yuko rwose amafaranga yawe ufite yakemura ibibazo wateje. Wa mukobwa wari wamukandagiye avuga ati se ubundi kuba uru rukomo rwawe rumenetse bivuze iki? Cyangwa se uwo sogokuru wawe cyangwa ako gasogokuru kawe amupfobya? Ati ninde ukitaye icyo atazi uwo ari kuvuga sogokuru w'uyu musore uri aho ngaho? Ati nta muntu n'umwe umwitayeho. Ati ndetse nta nubwo akabaye umumenshuniga ahangaha kubera yuko nta kintu na kimwe amaze. Ati ahubwo wowe ntabwo ushaka yuko tuvuga ko washakaga guteza ibibazo hano, uragerageza twese gushaka kutwerekana nabi. Barakurika muri ako kanya umusore yararaka yitegereje ahangaha abakobwa afite b'abakozi ninjije ziri aho ngaho gusa. Avuga ati okay, ati none bivuze ngo agakobwa we uri gutera hejuru ni wowe umenye iki gikomo? Kumbe uyu mukobwa kuko niwe umenye ibintu byose byari biri mu isakoshi y'uyu mukobwa fanshi birameneka. Avuga ati none se ko yari yagihishe mu isakoshi ye, ngewe ndari kumenya yute yuko icyo gikomo cy'iyo bici cyangwa se cyako gakobwa k'indango ni fanshi kirimo aho ngaho? Ati ubundi ntago bose ntago bizi yuko ako gakobwa ari akajura. Hari abakobwa rwose cyangwa se hari abakozi nk'aba ngaba usanga bigirira umunwa munini ku buryo utamenya yuko ari na boss we ari kuvugisha. Umukobwa aranje avuga ati none se ko muri kunshinza ubujura ubundi mufite ibimenyetso by'ikintu cyanyu nibye? Barakwereka uyu nguyu Sharo yahise aza hano imbere avuga ati yewe, ati mise nibuka, ati rwose bigaragara nkaho agakomo kanjye ngewe nakibagiriwe. Agakomo kanjye nakibagiriwe mu rugo pe. Ati bigaragara yuko rwose uyu mukobwa twaye twamwibeshyeho. Ati rero ni wani ntabwo wowe wagombaga kuba wakora ibi ngibi.
uyu uraha ngo yitwa Yuan. barakwereka yahise avuga ati Sharo ntabwo ari wowe umbwiye yuko rwose igikomo cyawe kibwe n'uyu mukobwa. uyu nguyu Sharo yahise atangira kubyikiraho akibona yuko uyu bosi wabo arimo gushyigikira uyu mukobwa ngo niyi. barakwereka muri ako kanya umusore yahise avuga ati none se ubundi ninde abakozi nk'aba ngaba koko uba warabazanye gukora ahangaha? ati gufata umukozi mugenzi wanyu mwarangiza mukamushinza ubujura nta n'ikintu na kimwe yigeze cyanyu atwara cyangwa se nta n'ikintu muzi neza yuko yatwaye. ati wagakobwa we Yuan guhera uyu munsi urirukanwe. ati ugomba kuva ahangaha. ati ibyerekeye na kontara z'uyu mukobwa byose mumuhe asinye yuko rwose yirukanwe. ikindi kandi mumenye yuko mutume uyu mukobwa nta hantu na hamwe azigera yongera kubona akazi. ati Mr. Jean ati ndabizi nari nibeshye yuko akangaka mu ntangiro n'ubundi niko uriya manager wabo yasabiye imbabazi. akangaka ko gafana cyane uriya Sharo niyo mpamvu kaba kamushyigikiye ngo batize ibibazo. batangiye kugasohora hanze kagenda karirimba ati Mr. Jean ati ndakwinginze rwose umbabarire. ati ntabwo ari ibingibi nashakaga kuba nakorera uwo mukobwa. arangije aramubaza ati se umeze neza? atangira sasa kuba yamwitaho wibuke n'ubundi niwe yaje kuba yareba ahangaha. aravuga ati cyane rwose ubu ngubu noneho kuri iyi nshuro umeze neza. ahita ahinduka kumbe barakwereka uyu nguyu yahise abona yuko bagiye kwita kuri uyu hanyuma Sharo nawe ahita azarangira avuga ati Mr. Jean ati rwose ndumva nameze neza. ati wanjyanye iwawe nkajya kuruhukira ariko numva rwose nameze neza muri njyewe. barakwereka yahise acira ikijisho uyu mukobwa ngo niyi. bivuze ngo Sharo hano ibingibi byose ni ibyo abeshye kandi uyu musore nawe ntabwo yakanga kumufasha ngo amujyane we kuruhuka nk'uko abimusabye, abizi neza yuko uyu mukobwa ari we wamutabaye imyaka 3 ishize ndetse yabonye n'ikimenyetso. umukobwa hano yasigaye yumiwe avuga ati gute umugabo wanjye atwara kara gakobwa ngo ni Sharo mwaburiya buryo. yasigaye hano rwose byamubabaje yibaza ibintu bibaye ahangaha habayemo ukutumvikana. nyamara uriya ngo ni Sharo akomeje kugenda arira ku gikomo nako ku gikufe cy'uyu mukobwa ngo ni barakwereka secretary yasigaye hano avuga ati yewe ati ibintu byose ushobora kuba wabyumvishe nabi. ati ibibaye hano mu kanya rwose utaza kubifata nabi. ati utaza kugira ngo rwose bosi wacu arimo kuguca inyuma. ati ndetse ibyerekeye iki gikomo kiri ahangaha ati ndibuze kuba nagitwara rwose bajye kucyitaho. ariko abari ahangaha ubanza bashobora kuba babimenye yuko uyu nguyu ari umugore w'uriya musore ngo ni Jean, ariko nanone bakurikije uburyo babonye atwaye muriya ngo ni Sharo bari kwibaza ibirimo kujya mbere. barakwereka uyu urahasiga avuga ati wow ati mbega ukuntu Mr. Jean atwaye Jiaoru arimo kumuri, mbega ukuntu uriya Mr. Shao atwaye uriya Jiaoru ubwo ni uriya Sharo Jiaoru arimo kumureba. ati kabisa ukuntu barebanaga ati bigaragara nkaho mu minsi iri imbere ati rwose uriya Jiaoru ariwe uzaba umugore we. ati rero njyewe nkanjye manager uriya mukobwa ngomba kujya mutinya kuko uriya Jean Biting ati mu bigaragara nuko amukunda. ati akunda uriya mukobwa ngo ni Sharo. barakwereka uyu nawe yasigaye ahangaha yikoze mu ijosi. barakwereka nawe yahise yibuka yuko hari ikintu yakabaye afite mu ijosi. wibuka ntabwo yibukaga yuko umukufe we yawutaye ndetse nta nubwo azi yuko ari uriya mukobwa ngo ninde ngo ni Sharo wawibye. yahise atangira kuwushakisha hano avuga ati se umukufe wanjye ubundi ugiye hehe? reka ze sasa intambara hagati y'aba bombi ijye yaruta amenye yuko umukufe we cyangwa Jade Pendant yiwe ari uriya mukobwa wayibye ndetse asange iriya Jade Pendant ari nayo iri kumuhuza nande iri kumuhuza na Mr. Jean umugabo we. nahangaha igice cyacu cya 4 kirangiriye. mureke duhurire mu gice cya 5 ndetse niba utarakanda subscribe iki nicyo gihe. ikindi ntukagende nta jambo usize muri comment. ndabakunda cyane.